Hallelujah! His glory! Hallelujah! Free! Fire of the Holy Spirit! Ibicanira birasenyuka! Umuriro w'Imana nta rupfu nta gukenyuka mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bari bicaye mu mwijima bamurikiwe n'umucyo. Grace Room ya Kabanda Julienne nk'uko byatangajwe mu binyamakuru bitandukanye ndetse byatangajwe na RGB yafunzwe, bambuwe uburenganzira cyangwa ubuzima gatozi bwo gukorera mu Rwanda. Tugiye kwirebera hamwe turebe impamvu, turebe icyabiteye, ariko mbere ya byose reka mbanze nshimira abantu mwakoze subscribe, nkaba kandi nsaba abatarakora subscribe kugira ngo namwe muyikore muteze imbere na channel. Ni ibintu byoroshye n'akanya gatoya, ni segonda rimwe. Nimukore subscribe, mukande like, mukore share, muduhe na comments kugira ngo tumenye tumenye uko twanoza ibyo tubagezaho. Nkuko nari ntangiye mbabwira, reka dukomeze noneho twimbike mu nkuru yuko Grace Room ya Kabanda Julienne RGB yambuye uburenganzira n'ubuzima gatozi bwo gukorera mu Rwanda. Reka tuze tubisome mu nkuru y'Igihe ku buryo burambuye ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Tugenda tunyuzamo amaso dusoma kugira ngo tumenye byimbitse. Ntabwo dusoma twe ikinyamakuru kimwe gusa, dusoma bitandukanye kugira ngo none tubashe gusesengura amakuru tubonye neza. Murabibona ariko Grace Room baba bakubise buzuye. Uyu mupasta kabisa agira audience nini cyane. Abantu bafashijwe, abantu batigita, abantu bagiye mu mwuka kabisa. Ndayambanyurizamo mbereke hanyuma mbabwire ku nkuru, ariko mba nabanyurizamo ku bintu byagiye bibera muri Grace Room, bibera kwa mwirira tora rya Kabanda Julienne. Indirimbo, gusenga, kwirukana abadayimoni, gutigita, ibintu byose tugenda tubinyuzamo utu episode twabyo. Hari n'ababikumbuye. Ibinyamakuru bitandukanye harimo n'ikinyamakuru Igihe rero byatangaje ko Grace Room Ministries ya Pastor Julienne Kabanda yafunzwe. Ikinyamakuru Igihe aricyo duhero kiragira kiti urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye uburenganzira bwo gukora impuzamatorero Grace Room Ministries rya Pastor Julienne Kabanda nyuma yo kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Murabyumva yuko RGB yatangaje ko impamvu Grace Room yahagaritswe gukora no kubera ko donc iyi Grace Room ya Kabanda Julienne ngo batubahiriza ibijyanye n'itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Ubwo turagenda tubirebera hamwe ku buryo burambuye. Iyo tangazo rya RGB rero rikaba rivuga yuko Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, ariko ngo bihabanye n'ibikorwa n'intego zayo nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Donc hari amategeko shingiro Grace Room yatanze muri RGB kugira ngo yemererwe gukora. RGB ikaba ivuga yuko bo ibikorwa bakora bijyanye no gusenga hari uburyo bitandukanye cyangwa byatandukiriye amategeko shingiro yabo ya Grace Room. RGB ikomeza igira iti imiryango yose yanditswe isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Igakomeza igira iti gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatirwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa
cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Ni ukuvuga ngo rero mwe muteze amatwi kino kiganiro munagikurikiye, iyi nkuru iranatuma mumenya bigenda gute iyo umuryango runaka ushingiye ku myemerere wiyandikishije ndetse n'imiryango muri rusange ukora gute, ugomba kubahiriza iki kugira ngo utaba wakwamburwa uburenganzira. So ndumva ni inyungu za buri wese gukurikira kino kiganiro yitonze kugeza kirangiye. RGB kandi yagize iti imiryango yose ishingiye ku myemerere igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa bizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Kubazwa inshingano mu cyongereza byita accountability kugira ngo byumvikane neza. Nk'uko mwese mubizi, Grace Room nk'uko twanayibonye ku kavideo nanyujemo ngiye kongera nkagaruramo uko kagenda gakomeza. Grace Room Ministries iyoborwa na Pasiteri Julienne Kabirigi Kabanda igakorera i Nyarutarama, ni rimwe mu matorero hano mu Rwanda rifite abantu benshi cyane, kandi no muri iyi minsi ishize bamaze iminsi bakorera muri BK Arena ibitaramo bitandukanye byitabiriwe n'abantu benshi cyane. Reka munyuzemo nanone murebe ubwinshi bw'abantu baba bitabiriye ibi bitaramo bya Grace Room. Bashagaye Kabanda Julienne. Aha hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu ejo bundi, ni umunsi bise Special Tuesday Service. Murabona abantu bakubise buzuye, abantu bari mu mwuka kabisa. Igiswahili kiba kivugwa, icyongereza kivugwa n'ikinyarwanda byose, n'izindi ndimi zitumvikana, ariko buriya nyine ab'Imana bayahaye ubushobozi bwo kuzumva barazumva. Reka dukomeze n'inkuru. Twahereye ku nkuru iri mu gihe.com. Igero cyatangaje yuko kugira ngo Grace Room ifungwe hashingiye kuko yarakoraga ibikorwa bitandukanye n'ibyo yaherewe uburenganzira. Gikomeza kigira kiti ubusanzwe mu mategeko y'imiryango itegamiye kuri leta harimo ko minisiteri iba ikora ibikorwa by'iterambere bidafite aho bihuriye n'iby'insengero. Itegeko risobanura minisiteri nk'itsinda ry'abantu rishamikiye ku muryango rikora ibikorwa bigamije iterambere. Bikaba bitangazwa ko Grace Room rero yo yakoraga ibikorwa bisanzwe by'amasengesho, ibikorwa bimeze nk'iby'urusengero, kandi uburenganzira yahawe atari byo bugena. Ngo yarenze ku byo amategeko
ku byo amategeko donc yarenze ku y'amategeko yamwemereraga cyangwa yemereraga iyo minisiteri ya Grace Room, ku buryo mu cyumweru gishize yabatije abantu 500, ndetse ngo ni ibintu bisanzwe bikorwa. Donc we Grace Room na Julienne Kabanda babatije abantu 500, donc bakora ibikorwa by'urusengero kandi mu by'ukuri atari byo bagaragaje ko bazajya bakora. Niko inkuru ivuga. Bityo akaba ari cyo bashobora kuba bazize donc bahagarikiwe. Ariko rero inkuru ikomeza igira iti Pasteur Julienne Kabanda, niba ari Pasteur Julienne Kabanda, Pasteur, ntabwo byumvikana uburyo atakora inkuru nako atakora ibikorwa bijyanye n'urusengero. So we yakunze kuvuga ko muri 2018 yagize iyerekwa ryatumye atangiza Grace Room Ministries ifite intego z'uko mu myaka 7 azaba yarafashije abagera kuri 2 miliyoni kwakira Kristo Yesu no gufasha abababaye. Ibi ni byo yatangaje. Muramubona nguyu aba rwose abantu ari mu mwuka kabisa, ntabwo aba ari hano. Dore abantu cyo bita insinzi y'abantu kabisa, cyo bita babuzuye, ihera amaso ihera ijisho, karamba ihera ijisho. Dore abantu babitabiriye. Ariko ahantu nkamba numva ngire ngo na leta ya profit ikajya gutangamo ubutumwa bujyanye n'imibereho myiza y'abaturage n'ubukangurambaga. Sintekereza ko hari umuyobozi, keretse wenda ari nka perezida wa repubulika wagiye ahantu, ariko undi muyobozi watumira abantu hakitabira abantu bangana gutya ntabwo njye ndabona. Mu twaka twinshi maze ku isi naho ndabona. So mba numva amateraniro nk'aya leta ikwiye kuyaprofita ikayatangiramo ubukangurambaga bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ibijyanye n'isuku, ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ibijyanye n'abantu gukundana, gukunda abandi, ibijyanye n'ishoramari, ndetse n'izindi companies zikaba rwose zaprofita ibiterane nk'ibi ngibi bagatangamo ubutumwa. Tugatera tukica inyoni dukoresha inyoni nyinshi nk'ijana twije dukoresheje ibuye rimwe. Abakozi b'Imana kweri baritabirwa. Bigaragaza ko bafite izindi mbaraga. Iyi nkuru reka mbasomere ni na English version yayo, ivuga ngo in a public notice released on Saturday, RGB stated that Grace Room had engaged in prayer-related activities inconsistent with its registered mission, leading to the decision to revoke its legal status. Ni ukuvuga ngo none ni inkuru y'igihe.com, ni inkuru y'igihe network, iri mu Cyongereza. Ni ukuvuga ngo RGB yafashe mu itangazo yasohoye na RGB kuri wa gatandatu, RGB ubwayo yivugiye ko Grace Room yishoye mu bikorwa bijyanye n'amasengesho bidafite aho bihuriye n'icyo yandikiwe na mission yiyandikisha yavuze yagaragaje. Bituma rero RGB yemeza kuyambura ubuzima gatozi. Dore abantu, dore ubwinshi bw'abantu baba bitabiriye gahunda za Grace Room Ministries. Reka noneho twigerere kuri RGB nyirizina. Reka twigere kuri RGB nyirizina n'ibyo yatangaje. Ku rubuga rwa Twitter rwo bita X, rwabaye X, rwahoze rwitwa Twitter, rwa RGB, Rwanda Government Board,
babitangajeho rwose ku buryo buri official bati RGB has revoked the legal personality of Graceroom as an international ministry due to its failure to comply with the laws governing the organization and functioning of faith-based organizations. Ngo RGB noneho ni itangazo ryo ku rubuga rwa RGB nyirizina rivuga ngo RGB yakuyeho cyangwa yahagaritse uburenganzira n'ubuzima gatozi bwa Graceroom nka minisiteri mpuzamahanga kubera kutubahiriza amategeko agenga ibigo cyangwa ama organisation ashingiye ku myemerere. Itangazo rigira riti Kigali ku itariki 10/5/2025 Rwanda Governance Board wishes to inform the general public that it has revoked the legal personality of Graceroom as an international ministry due to its failure to comply with the laws governing the organization and functioning of faith-based organizations. Ino ntero bamaze kwibasubirira mu kwibabwira mu Kinyarwanda kankomereze kuri paragraph kurikiraho. Graceroom has been engaging in prayer-related activities that are inconsistent with its stated mission as an international ministry. Ibi nabyo twabibonye hejuru mu Kinyarwanda. Reka tujye kuri paragraph kurikiraho. All organizations registered under the RGB are legally required to operate strictly within the boundaries of the approved mission and must ensure that all practices and activities are consistent with the objectives submitted at the time of registration. Deviation from these parameters will result in administrative sanctions, including revocation of legal status where warranted. Ati irindi itangazo ryo kuri RGB nyine bati organisation zose zanditswe na RGB zikorera mu buyobozi bwa RGB cyangwa munsi y'ubuyobozi bwa RGB zigomba kubahiriza imipaka ijyanye na misiyo yazo yemejwe. Za misiyo baba bati twebwe tuje gukora ibi n'ibi, mission yacu ni iyi ngiyi, ntibagomba kurenga ibyo ngibyo. Bakubahiriza bakamakinga sure cyangwa bagakora ku buryo ibikorwa byose bakora n'imirimo yose bakora ijyanye na objectives cyangwa n'intego zabo zatanzwe mu gihe cyo kwiyandikisha no gusaba ubuzima gatozi. Ati rero umuntu wize ku ruhande y'ibyo ahabwa ibihano bijyanye n'ubutegetsi harimo no kwamburwa ubuzima gatozi. Ikigaragara ni uko itangazo rya RGB ntabwo rijya muri detaye akantu ku kandi, ariko riravuga yuko impamvu Graceroom ya Pasiteri Kabanda Julienne yahagaritswe ari uko bakora ibinyuranye n'ibyo bagaragarije RGB mu gihe biyandikishaga, bagakora ibijyanye no gusenga kandi ngo atari byo bagaragaje, batangaje, atari byo batanze cyangwa biyandikishije bavuga. Ngayo rero ngayo nguko ngibyo ibijyanye no gufungwa kwa Graceroom Ministries ya Pasiteri Kabanda Julienne. Andi makuru akomeza gucicikana ajyanye nabyo n'izindi updates turazibagezaho. Reka dusoreze aha ngaha kino gice, hanyuma kandi ndabashimira abakurikiye, abaduteze amatwi, ndabashimira cyane by'umwihariko abamaze gukora subscribe, nkaba mbasaba kugira ngo abatarayikora mukore subscribe, hanyuma mwese kandi mukore share, mukore comment, munakore like. Turabashimiye.